Igihe dukurikirana igisekuru cyacu cy'iby'umwuka mu binyejana bya mbere, tubona itorero rya Gikristo nk'itorero ryanzwe, ntabwo ryari gikwira. Mu bakristo bishyuye igiciro gikomeye ari cyo buzima bwabo kubwo kwizera kwabo. Uyu munsi stade ya Colosseum y'i Roma ihagaze nk'igihamya cyabyo. Munsi y'ubutware bwa gipagani bwa Roma, abakristo bagize ibibazo bikomeye cyane. Ariko hari ikintu kimwe cyizewe. Uburemere bw'akarengane bwatumye itorero rya mbere rya Gikristo ritabamo abakristo bakizina ndetse n'abakristo bakazuyaze. Wagombaga kuba urimo koko cyangwa se ukaba utabirimo, ntago hariho gufata impu zombi. Ariko mu kinyejana cya kane habaye ikintu cyahinduye ibyo byose ndetse mu buryo bukangaranije. Uko ni uguhinduka kwa Constantine kwaje guhindura amateka yose ya Gikristo, kandi inkomoko y'ibyo ngibyo iri ahangaha i York mu Bwongereza. Mu mwaka 306 nyuma ya Kristo, Constantine yagiriwe umwami ahangaha. Ise Constantinus yari ari ahangaha mu Bwongereza kuva mu mwaka wa 305 kugeza mu mwaka wa 306, kandi Constantine yagumanye nawe kugeza ubwo yapfaga. Nyuma y'uko apfa, Constantine yari imitwe, ariko ntabwo rwari kumubera urugendo rworoshye, kuko hari abandi bashakaga ubwami aribo Licinius na Maxentius. Nuko mbere yo kurwana na Maxentius, Constantine yumvishemo ko akeneye ubundi bufasha butari ubw'abasirikare, ahubwo ubufasha bw'Imana. Yizeraga ko yabonye ikimenyetso cy'umusaraba mu kirere, ndetse akumva n'amagambo avuga ngo kubw'iki kimenyetso uzanesha. Iki yagifashe nk'ikimenyetso cyo guhinduka mu Bukristo, maze kubw'ibi ngibi habaho impinduka zikomeye cyane. Roma yahise iva mu bupagani ihinduka Roma y'abapapa, maze iva ku kuba Roma ya gipagani ihinduka Roma ya Gikristo. Abanyamateka benshi bajya impaka ku kigendanye no guhinduka kwa Constantine, niba kwari uguhinduka k'ukuri kuvuye muri Bibiliya, cyangwa se niba kwari kugira ngo akoreshe amayeri ya gipolitike maze ngo ahuze ubwami bwe bwari bwaramaze kwigabanyamo. Ariko hari ikintu kimwe cyizewe, nuko imigenzo ya gipagani itari iri mu itorero rya Gikristo igihe yahindukaga yinjiye mu itorero. Insengero zari za gipagani zahinduye insengero za Gikristo. Urusengero rw'ibigirwamana rwa Pantheon rw'i Roma rwahinduyemo urusengero rwa Gikristo. Amazina y'imana zabo za gipagani ahindurwamo amazina y'abatagatifu. Urugero, imana ya Jupiter yahinduwemo mutagatifu Petero, ikigirwamana gihindurirwa izina gusa. Ndetse urutonde rw'ibyabaye nk'ibyo ni rurerure cyane. Mu gihe benshi bari bishimiye izi mpinduka ndetse no kubura kw'akarengane n'ubuzima bushya bari bagiyemo, hari abakristo benshi bari mu Burayi hagiye hatandukanye barwanije izi mpinduka. Kuri bo rero akarengane karakomeje kuko bakomeje kwitandukanya n'iryo torero. Abo bari abakristo bakomeje kwizera kutavangiye bakomoraga ku ntumwa zari zarababanjirije. Hariho amatsinda menshi anyanyagiye y'abo bantu hirya no hino mu Burayi, mu majyaruguru y'Ubutaliyani, mu majyepfo y'Ubufaransa, itorero rya Celtic ahangaha mu Bwongereza, ndetse n'ahandi hirya no hino. Bibiliya ibita itorero mu butayu mu Byahishuwe 12:6 no 14. Ntabwo buri gihe ari ryo torero ryari rinini, ntabwo buri gihe aribo babaga ari benshi, ariko Imana buri gihe yahoranaga abantu bagumaga mu kuri kwayo ndetse bakanamba no ku ijambo ryayo. Aho niho hatangira amatorero abiri ahabanye. Ku ruhande rumwe hari itorero ryemewe rya gikwira ariko ryaguye. Ku rundi ruhande hari itorero rirenganywa ritoya ariko itorero ryera. Ikibazo rero kuri twebwe uyu munsi, ese muri aya matorero yombi turi muri he torero? Reka nitwemerere kugira ngo tugurane ukuri kwemerwa, bityo tunambe ku Mana uko byamera kose. And to his word, no matter what the situation is.